Mureke mbabwire inkuru yabayeho y'ukuntu narongoye umukozi kubera ko namubonye gusa ari kwihagarika. Namubonye bwa mbere ari kwihagarika, noneho bwa kabiri mubona akajya yoza ibyombo arimo nyine yateye ikibuno aho nakundaga kwicara ndi gusoma ikinyamakuru. Umunsi umwe umugore twanyotwa, umugore wanjye twahoraga dushwana kenshi cyane bishoboka. Kuva namuzana ntabwo twigeze tugira amahoro, tumaranye imyaka 3 ntabwo nigeze ngirana amahoro nawe, duhora dutongana. Umunsi mperuka kumuronga neza ni igihe nari nyamugeza arumotora umugore nyine n'umugabo ariko bashyashya b'abageni. Noneho rero mu rugo twari dufite ibintu byinshi cyane, urumva ko tukimara gukora ubukwe hari abashyitsi bagomba kuza, abo bashyitsi byasaba ko tubakira kandi tukagira umuntu udufasha imirimo. Noneho ikintu twaje gukora, ikintu madamu yaje gukora, yaje noneho kuvuga ati akumbaza ati ese ntabwo twashaka umukozi, ntabwo twari tubona yo kumuhemba. Umukozi wa mbere turamushaka, ndamubwira nta kibazo, umukozi twamushaka kandi kumuhemba ntabwo yabura kubera ko mfite n'akazi keza, nta kibazo na gito mfite. Ariko madamu kijya nta kazi yari afite, yari umugore mbega wo mu rugo. Noneho rero ndamubwira umukozi twamushaka, reba abantu bagushakira umukozi ariko baza gushakira umukozi mwiza, kubera ko abakozi ntabwo hari abakozi batarakigira ikinyabupfura, hatari abakozi batarikiri beza. Hanyuma rero umuntu amushakira umukozi, ariko umuntu wamushakiye umukozi namubwiye ati rero byaba byiza ushatse umukozi wize urangije amashuri asanzwe nyine yisumbuye, wa mukozi ufite diplome wo mu rugo. Noneho rero umuntu aramubwira ati aranona madamu aramubaza ati ese kubera iki? Amubwira ati bariya nibo bari beza, baba bafatika, buriya iyo ari no kwakira abashyitsi mu rugo babona ko ufite umukozi mwiza banarya banafite apeti. Abashatse umukozi mwiza w'umukobwa wize umeze neza unamurusha n'ubwiza, yarafite ikibuno kigera hirya. Noneho rero umukozi yazanye nawe wagira ngo yari afite nyine gahunda yo kumutwara umugabo. Yajyaga ndeba neza, akamvugisha neza, akamvugisha mu buryo bwiza. Kandi uno umugore we twajya tukavugana duconshomera, akanconshomera. Noneho umunsi umwe aza kubona akazi, ariko mbere yo kubona akazi hari ikintu cyabanje kuba. Umunsi umwe yigeze kumfatana n'umukozi, turi ahantu nyine mu gikoni, kubera ko twari dufite igikoni mu nzu, twari turi mu gikoni twenyine. Noneho umukozi arimo amubita agashyi, ahita ahagarara abireba. Amaze kubireba, kubera yuko buriya abantu iyo umugore n'umugabo bahora batongana, buriya no gutera akabariro cyangwa se gukora bya bintu nyine by'abashakanye ntabwo bipfa kuba buriya umugabo ntabwo yabona imbaraga zo gutera akabariro, kubera ko niwe ziba ziturukaho. kandi umugore amutonganye, umugore nimba gutonganya ntushobora gupfa kubona imbaraga zo gutera akabariro, uba mu mbega icyo mu rugo utagikumbuye, kubera yuko kiba gishojerwa n'amagambo mabi. kandi buriya mugabo akunda amagambo meza, akunda kubahwa, akunda kubwirwa neza. buriya nabwo ari umugore afite akabaraga, ameze neza cyane, yumva afite amarangamutima meza, kubera yuko iyo umugore atunganya umugabo amarangamutima arapfa, aragenda agapfa. hari abagore wenda bamwe bibwira yuko wenda amarangamutima adapfa, ariko iyo utonganya umugabo, kwa kundi bwira ngo uri gucyaha umugabo cyangwa se ngo uri kumutonganya, umugabo ntabwo ari umwana, amarangamutima ye ahita apfa ku buryo urukundo rwanyu rupfa. ntabwo rero nimba amarangamutima yapfuye kuri wowe, ntabwo yabona imbaraga zitera akabariro. icyo gihe biramworohera kugira ngo agatera ahandi, niyo abonye ibishogo biroroha kugira ngo agucike. noneho rero reka dukomeze rero babwira ukuntu byagenze. wa mukozi madamu nsanze ari kunywa ankubise agashyi, arabireba ariko ahita agenda. noneho rero nta n'ikintu yanabivuzeho. noneho rero kuva icyo gihe umukozi yatangiye kujya yogereza hanze, ntabwo yongeye kogereza mu gikoni. akambara akajipo kagufiya, hanyuma rero yakambara akajipo kagufiya yakambaraga azi ko ndi bwirirwe mu rugo nyine, kubera ko nakundaga kwirirwa mu rugo. kandi madamu akajya ku kazi nawe, ariko yakajyagaho asa nk'uzindutse nyine. noneho rero umukozi agahita yogereza ibyombo hanze, yamara kogereza ibyombo hanze ariko yakabyoza yambaye akajipo kagufiya. noneho rero agasa nk'ongera no kukazamura, akajya yunama ariko yerekeje nyine ahantu nakundaga kuba nicaye ndi gusoma ikinyamakuru. nakundaga kuba ndi gusoma telefone nyine, muri telefone murabizi ko nta binyamakuru by'ibipapuro bikibaho.
noneho rero akabikora kenshi kubera ko yari yarabonye nanjye mureba neza kubera ko yambwiraga utugambo twiza kandi madamu nta tugambo twiza yambwiraga. Madamu iyo twavuganaga dushihura, yava ku kazi akanshihura akambwira nabi. Umukozi rero twirwanaga yambwiraga neza ngiye nkajya gukora, bigatuma noneho nkererwa no kujya ku kazi. Ariko ntera sitori ambwira ukuntu kera yigeze gukunda n'umusore akamwima, akambega akantera sitori, ariko izo sitori zose akazintera yunamye arimo yoza ibyombo. Noneho rero kandi akaba yarakundaga kuba ateye ikibuno aho nabaga nicaye, nanjye nkamwitegereza nkareba ibyo bibero nkumva ndashize. Noneho rero umunsi umwe madamu aza gusanga, madamu avuye ku kazi, madamu yavuye ku kazi nyine bitunguranye, kwa kundi umuntu ashobora kuba ameze nk'uwibagiwe ikintu cyangwa se nk'aho hari ikintu yaraje kujyana cyo kazi cyo kuzuza, ahita atega moto ahita agaruka. Aje asanga nicaye ahandi ndimo nisomera ariko tutari kuvugana, nta kintu twavuganaga. Noneho rero asanga yunamye kwa kundi nyine ndimo ndaterera akajisho, arabireba nabwo, arangije aravuga, ahita abwira umukozi, ahita amubwira ngo karaba wigendere witahire. Umukozi arongera aramubwira ati rero mu mpembe, ntabwo ngenda mutampembye, kubera ko ukwezi kwe kwendaga gushira kandi madamu nta mafaranga yakundaga kuba afite, kubera ko njyewe nakundaga kuba mfite amafaranga. Noneho rero ahita ambaza ngo ese nta mafaranga ufite? Hanyuma rero duhemba umukozi yitahira ko ngiye namuhaze. Ndamubwira se umuhage iki? Ngo namuhaze gusa bifata kuko namuhaze. Noneho birangiye ndabwira nta mafaranga rero mfite, ariko nyuma y'icyumweru nzaba nyabonye, azataha nyuma y'icyumweru. Urumva ko umukozi ntabwo agomba kugenda adahembwe, nubwo wenda kubera nta mafuta yari afite. Ndabase umujirira iki? Ntacyo, nta kintu yabonye cyo kumbwira. Arangije aramuharekera icyumweru kugira ngo azabanze ahembwe, mbanze mbona amafaranga, mbanze mpite muhemba, kuko madamu nta mafaranga yari afite ngo muhembe, ahita yigendera gusa. Yaramuhagaritse kandi nta mafaranga afite yo kumuha. Ahita amubwira ati none se uranyirukana nta mafaranga umpaye kandi nta ndetse ikintu njijije? Kubera ko madamu nawe byamuteye isoni zo kubivuga, kubera ko twari tumaze igihe tudakora ibintu kandi amaze igihe antonganya. Ahita abona ko uwo mukozi ari kundeshya kugira ngo azamenye, kubera ko yanamurushaga n'ikibuno, yari afite n'ikibuno kinini kigera hirya byateye neza byatara, afite mu nda zeru nyine, mu nda hatoya. Noneho ndangije ndavuga ngo numva nyine kubera ko naramugiriye crash, nanjye umukozi wadukoreraga naramugiriye crash cyane, kubera ko yari ateye neza byatari kandi yakundaga no kumbwira utugambo twiza. Kuva nashaka umugore ntabwo yigeze ambwira neza, yarambwiraga nabi anshihura. Noneho nkavuga nti byibuze mfite umuntu w'igitsina gore, w'igitsina kobwa, umbwira utugambo twiza, umbwira neza, umvugisha neza. Mbega iyo nashakaga kuruhuka naganiraga n'umukozi, kubera ko yanganirizaga neza, akambwira amagambo meza, akaba anyubashye, akambwira bose noneho namutuma amazi akagenda akayanzanira, akaza afatishije n'ukuboko kwa kabiri, mbega nkabona nyine meze neza. Ariko natuma madamu wanjye, iyo nabwiraga madamu wanjye nzanira amazi, yarambwira ngo wayihereje. Noneho rero natuma umukozi akabinzana nyine anyubashye. Rimwe na rimwe noneho n'umukozi hari igihe namubwiraga ntigenda nzanire noneho ibyo kurya, kubera ko ari we watekaga, ntabwo nagombaga kujya mu gikoni, ndi umuntu w'umugabo. Hanyuma rero umukozi akaba ari we, nuko ari we waratekaga. iyo amara guteka guhisha, yahitaga ambwira ngo karibu ku meza. Wenda hari igihe nabaga ndyamye, agahita nkumangira, agahita avuga ngo papa bebe karibu ku meza. Nkumva umuntu nyine unyubashye, umuntu umbwira neza, nkumva mbega urukundo rwanjye ruri kugenda ruba ku mugore wanjye tujya ku mukozi twakoreshaga. Noneho cya cyumweru cyagiye gushira, naramubwiye nti rero kugira ngo madamu atazakwirukana yisubireho amafaranga nari nyafite, naramubwiye amafaranga ndayafite, ariko nanze kuyamuha kugira ngo ataguhemba ukagenda bitunguranye, kandi nawe ukeneye akazi kandi dufitanye n'urukundo, mbona turi gukundana. Nahise mbimubwira, nawe noneho barabimenya. Noneho si ukujya mu rukundo akajya amata kera y'impata. Noneho umunsi umwe agera gutya agiye muri doshe, madamu adahari nyine agiye muri doshe, arangirije akenyera isume asa nk'uwikenyera nabi, arimo ambaza ngo none se ngo nta mayinite ufite ngo mbwire mu rugo ko ntakije,
kubera yuko madamu yaramubwiye ati ati nyuma y'icyumweru uzataha. Hanyuma rero ahita avuga ati reka mpamagare mu rugo mbabwire yuko nzataha nyuma y'icyumweru, kubera ko yari ategereje ko ngiyemo amafaranga. Ndamubwira rero arambwira ati se nta mayinite ufite ngo mpamagare mu rugo mbabwire ko ntakije, kubera ko nababwiye ko nzataha kandi nkaba mbona nyine nkikomeje akazi. Ndamubwira rero amayinite ndayafite. Mu gihe akibimbwira isume yari yayiziritse mu buryo mu buryo bworoheje cyangwa se butuma inyeshukaho. Yaranyerekeyeho nyine kuko umuntu aba ahagaze ariko muri kurebana isume biragoye. mpita mbona gahunda ye, mpita mbona igitsina cye nyine, mpita mbona kimeze neza cyane, mpita ndeba ukuntu kimeze, numva noneho ndashize. Noneho akimara kwinga yahise avuga ngo Yesu we, isume ikimara kugwa yahise avuga ngo Yesu we, ndamwinamura ntayo kazi ntabwo urakoze kundobesha. Ahita abona ko nanjye nyine burya mushaka. Hanyuma rero arangije ajya muri dushe. Nanjye namubwiye rero ukarabe vuba, nanjye ndashaka koga. Ahita ambwira ikintu ngo se waje tukajyana. Numva noneho ndashize neza, kubera ko nari maze igihe ntanabiheruka, kubera ko madamu twakundaga kuba turi gutongana, ntabwo twaherukaga kubikora. Numvaga noneho naragiye gushira isume yaraguye. Numva gahunda yanjye, numva nyine umuhungu wanjye numva yise yirega byatari, numva amarangamutima aranyuze, numva ibyishimo birantashye. Ndangije ambwiye ngo ese waje tukogana. Nahise ngenda kugira ngo atanisubira, nategereje ko umugore wanjye ashobora kuza agahita dusangana. Naravuze nti kama mbaye ndagenda nirengagiza ko rwose ashobora no kuza mu rugo kugira ngo nishimire nyine urukundo rwanjye n'uwo mukozi wadukoreraga. Ariko ikintu nakoze, nasize mvugije radiyo mu nzu kugira ngo mbashe kubyibagirwa. Naragiye turenjoyinga, turaba nyine twagenda, nagezeyo arabanza agira isoni ngo bose ngo uko uraje ngo twogane. Ndamubwira ndaje, mpita nkuramo n'isume, ahubwo yaranyikanze ahita yambara isume. Yaranyikanze kandi yarageze muri dushe rwambwiye ngo ngwino twogane, yumva ndagiye ahita yambara isume, nanjye nambaye isume, kubera ko nagize vuba kugira ngo atisubire wenda akabikagera bigahinduka urwenya, kubera ko nanjye nari mbikumbuye kandi nari maze kubona igitsina kintu ukuntu kimeze neza, cyaraciye nyine n'imyeyo, kiriho imyeyo kimeze neza ku buryo yari ateye neza uyu mwana mana wenda mu batuye we. Noneho birangiye mpita ngerageza ahita yambara isume. Amaze kuyambara kubera ko yaranyikanze, nyine avuga ati ngiye kuryama, ngiye se kwishimana na databuja. Ndangije rero mpita ngira gute, mpita ngiye nkuramo isume, mpita nyimanika hariya. Noneho rero mpita mureba mu maso, mpita muha akabizo ko guhitamo. Ndaje kumuha akabizo ko guhitamo, ahita byanga, ahitamo akabizo k'umunwa santarari. Birangiye nawe isume ahita yikuramo. Amaze kuyikuramo mpita mureba, numva ndanezerewe, n'abarandeba bahita mbwira ngo ariko nawe uteye neza. Ndamubwira urakoze. Hanyuma rero turoga. Mbere yo koga turabanza dukora ibyo dukora, turabanza dukora gahunda. Hanyuma rero yararyoshye, byari bimeze neza cyane. Hanyuma rero buriya icyo nagira ngo mbwire ukuntu byaryoheye umugore n'umugabo bashakanye. Ntabwo mvuze ngo muzahure n'ibyo nahuye nabyo, ahubwo mujye munabikora no muri dushe, mwumva ukuntu biraryoha. Niba ariko mukundanye, buriya abantu badakundanye, abantu baba barutongana, ntabwo mushobora kuryoherwa n'urukundo rwanyu, no nyine ntabwo mushobora kuryoherwa no kwishimisha mubiri, reka tuba ari uko tubyita. Mu rwego rwo kubaha amagambo anyura kuri hano, ntabwo umva ni byiza kubwirana amagambo ameze. Noneho rero turenjoyinga, birangiye tunasoza tunarangiza, madamu atavuye ku kazi ngo azadufate. Noneho ikintu cyakurikiyeho, ubona nawe urukundo twari turucogoje, rwakwakundi yendebaga akana ko mu jisho. Noneho byahise byiyongera, ariko njye noneho ntangira gusa nk'umuntu ufite amasoni, nkajya ntekereza ko wenda madamu abizi cyangwa se azabibona, nkajya nyine mbyiyumvamo ko wenda yazabibona. Ariko byaje kurangira n'undi atabibonye, dukomeza. Rero ikintu cyaje gukurikiraho ni uko wa mukozi yaje kumva yarankunze cyane, yarangiriye karaje, kugeza ubwo noneho anandeba neza, noneho na madamu hari. Mwumva ikintu kibi cyo kuryamana n'umukozi. Noneho rero sinzi, ntabwo mbizi, ni uko wenda nta kundi kuntu ari kubigenza, ariko kuryamana n'umukozi
nyine mpora murebana akana ko mu jisho, yandebaga akana ko mu jisho madamu ahari agahita anabikeka, nkumva nyine n'isoni ziranyishe, nkumva isoni ziranyishe. Ariko noneho igihe kimwe asanga, hari igihe namusanze mu cyumba, hari igihe umukozi namusanze mu cyumba cye ndimo mutonganya, ndimo nsa nk'umutonganya, arangije ahita aza arampobera. Akimpobera madamu noneho ahita yongera abaje aduhagaze hejuru, asanga turi guhoberana noneho gusa, turi guhoberana gusa. Arangije ahita amubwira ngo karaba wigendere. None ati karaba wigendere, imico ufite, kuko na madamu yaribonaga ko uwo mukozi yamurushaga ubwiza pe, akavuga ati nta hantu nzamucikira, uyu mukozi ashobora kuzantwara umugabo. Kumva ibyo byararangiye kera. Birangije ndamubwira rero weho ugenda, ikintu kiriho ngewe kubera ko mfite akazi kageze, ushaka ahantu uba, ushaka umukobwa mufatanya gukodesha inzu, igihe tuzatuvugana nzajya nguha amafaranga n'ubundi wahembwaga hano, nzajya nyaguha, ntuzagire ikibazo kandi nzajya nkwishyurira, nzajya umwana we kwishyura inzu, gufatanya n'umukobwa kwishyura inzu. Umukobwa yaragiye, twamaranye nk'umwaka wose andimo mwishyurira inzu kandi muhemba n'uwo mushahara yahembwaga ari mu Rwanda. Nawe uzemerwa mu buryo buciriritse, ariko ntuzongere gupfa gukora akazi ko mu rugo. Hanyuma rero tujya guhurira ahandi. Hanyuma rero kama urukundo nabaga narabuze. Rero nkiri ahangaha, wenda inkuru, wenda ibindi wenda nshobora kuza bikomeze bitewe wenda n'ibibazo mugiye kumbaza, ariko nshobora kuzabasubiza wenda bitewe n'ibibazo mugiye kumbaza muri komenti. Ariko ikintu nshaka kubabwira ni uko ibi byose kugira ngo bimbeho impamvu mbasangije iyi nkuru, isomo ririmo ko ntabwo iyi nkuru mvuye kwibabwira gusa, ni uko umugore agomba kubaha umugabo, akamugandukira, agaha ituze umugabo, akamubwira neza. Kubera yuko hari igihe usanga buriya n'umugabo yarongoye umugore, umukozi, cyangwa se yaryamanye n'umukozi, cyangwa se yaryamanye n'undi muntu wamureba ukabona uwo yaryamanye nawe ntabwo ari umuntu, ntabwo ari mwiza ku isura kurusha umugore we. Ariko ikintu umugabo aba yakurikiye ni umutima mwiza n'utugambo twiza na keya nyinshi. Nimba rero uri umugore, fata umugabo wawe neza, umuhe keya, umenye agaciro ke, ku buryo nyine yumva ari umwami nyine mu rugo, ku buryo nyine yumva ameze neza cyane, ku buryo yumva afite amahoro. Kubera yuko abagabo nibo bantu banga gusakurizwa. Buriya uzumva wenda n'iyo umwana arize mu rugo, umugabo ahita avuga ati wahojeje uwo mwana. Nuko buriya abagabo banga induru. Abagabo banga induru. Umwana iyo arize, umugabo yumva yamuha ikintu buri kimwe cyose ariko agaceceka. Urumva rero, noneho rero iyo yagushatse nk'umugore nk'icyuzo, nurangiza ukajya umutonganya bya hato na hato, agera akabihaga. Byandi bibahuza, buriya ndagira nkubwire ko guhuza urugwiro nicyo kintu cyonyine kiba kibahujije, gituma muba inshuti. Ku buryo rero icyo kintu iyo ubangamiye ibintu bikizitiye, nko kuvuga neza, kumubwira neza, kuvugana neza, gukurura ibiganiro byiza, uri umuntu wa mbere ukurura umwuka mwiza mu rugo ni umugore. Kubera ko abagore bazwiho kwihangana. Ibaze ko umugore ashobora kuba afite umugabo ukunda inzoga, utaha yanasinze, akajya amuhumekera umwuka w'inzoga kandi atayinywa, ariko ugasanga umugore bamaranye n'imyaka myinshi yihanganira iyo ngeso. Urumva ko abagore barihangana. Rero umuntu wa mbere ukurura umwuka mwiza mu rugo ni umugore. Iyo umugore adakurura umwuka mwiza mu rugo, umugabo ntabwo urwo rugo ruba rumeze neza. Umugabo nyine ntabwo bikunda pe, ajya gushaka abandi bantu bafite umwuka mwiza, kandi haba hari abandi bakobwa cyangwa se abandi baba biteguye nyine kumuhakaye. Rero hari igihe wenda bamwe batabimenya ko uri umugabo, niba utamuhakaye, hari abandi hanze bamusomera hejuru, bamubona bakumva baramwifuje, bakumva nyine nawe rega noneho bitewe n'imbaraga nke nawe kumva yabishakira. Rero reka mbareke mukande subscribe, dusangire ibitekerezo muri komenti y'ibi bintu byambayeho. Ari wowe wabigenza ute? Ese birashoboka ko ushobora kugwa muri iki kintu cyo kuba waryamana n'umukozi? Birashoboka? Mumbwire abasore cyangwa se abagabo, birashoboka? Ese byigeze bikubaho? Mumbwire muri komenti, ngewe mbasangije inkuru yanjye.